Ndagira ngo rero munyemerere muri aka kanya ngaruke kuri izi breaking news ni amakuru atandukanye noneho ndaza kwibanda kuri updates ku rugamba ubwo ngubwo ndaza kwerekeza mu bice bya Uvira ni amakuru menshi cyane akomeje kuhavugwa ndaza kugarukaho ariko kandi siyo gusa muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Walikare uyu munsi kuva mu gitondo hari kumvikana urusaku rw'ibitwaro biremereye n'ibyoroheje n'ubuhande rwa leta rwaje rushaka gusubiza inyuma M23 ndaza kubigarukaho ndaza kwerekeza n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire aho kuva mu gitondo ku isaha y'isa 11 n'ubundi hakomeje kumvikana urusaku rw'intwaro none zoroheje ndetse na drone kamikazi zagarutse aho ziri kumisha amabombe mu bice bituwe cyane n'abaturage turaza kubihuza n'itangazo AFC M23 yashyize hanze hanyuma hari impaka zikomeje kumvikana hirya no hino zijyana ahanini ibibazo by'ibirombe cyangwa se zijyana n'ibibazo bikomeye cyane bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kugeza ubu ngubu raporo zagiye hanze zigaragaza ko byibura Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo zahawe ibirombe 26 hafi ya byose nibyo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo hakibazwa rero igishobora kuzabivamo kuko inyungu Tshisekedi yabyifuzamo ngo ni umutekano ndetse n'ubufatanye mu bya gisirikare ariko kandi bakanarinda ubutegetsi bwe ntazave ku butegetsi ibi kandi M23 ibyirwanya rero hasanitse subscribe reka izi nkuru zose tuzive imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse. Reka rero ntagire nkubwira ko mu ijoro ryo kuri uyu wa 22 Werurwe 2026 ni mu rukerera ndetse no mu gitondo birumvikana haravugwa ibitero bikomeye cyane bya drone byagabwe mu misozi miremire ya Minembwe ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace aravuga ko ibitero byibasiriye uduce dutandukanye turimo nka kitwa Karingi, Kakenge, Bidegu, Kitavi. Ibi bitero biravugwa ko byakozwe n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo. Andi makuru akagaragaza ko n'ubundi mu rukerera rw'uyu munsi drone zo mu bwoko bwa kamikazi zagabye ibitero mu midugudu ya Gakenge, Karingi n'ahakikije werekeza muri Minembwe ni mu bice bya Fizi. Abaturage bakavuga ko ibyo bitero ngo byateje ubwoba bwinshi ihungabana mu basivile kandi ryangije byinshi mu bikorwa remezo by'abasivile udasize n'ubuzima bwabo. Amakuru aturuka mu baturage akavuga ko ibi bitero byibasiriye cyane aharimo ibirindiro cyangwa se aharizwe ibirindiro byatwirwaneho na Red Tabara ivugwaho mu gukorana na AFC M23 gusa uruhande rwa AFC M23 ntabwo ruremeza ko rukorana n'uyu mutwe wa Red Tabara. Gusa nubwo ibyo bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se hari ibikorwa bitandukanye birimo kwibasirwa by'abaturage bakavuga ko abasivile aribo bakomeje kugira ingaruka zikomeye kubera ibi bitero bikomeje kubera mu duce dutuwe cyane kandi bikaba ibitero bitarobanura. Ibi bitero byatumye impungenge ziyongera ku mutekano w'abaturage bo muri Minembwe n'inkengero zayo aho ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda byegerezwa abaturage. Abasesenguzi bakemeza ko ikoreshwa rya drone mu duce dutuwe cyane ko rishobora kongera ibyago byo kugirirwa nabi kw'abasivile ndetse igakomeza kuzamura umwuka mubi w'intambara muri Kivu y'Amajyepfo. Tubihuza n'iyi nkuru reka duterere noneho amaso mu itangazo rya AFC M23 n'umuvugizi waryo Lawrence Kanyuka ubwo yagarukaga kuri ibi bitero yagize ati mu ijoro ryo kwa 21 rishyira kwa 22 Werurwe 2026 ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakajije umurego mu gukoresha drone zo mu bwoko bwa kamikazi bagaba ibitero mu bice bituwe cyane n'abaturage b'inzirakarengane. Ibi bitero byibasiriye by'umwihariko imidugudu ya Gakenge na Karingi ndetse no mu bice bikikije Minembwe. Ibi bitero byagabwe mu buryo budatoranyije aho byagwaga mu baturage b'inzirakarengane kandi byateje impfu nyinshi z'abaturage, ihunga rikomeye ry'abasivile ndetse n'isenywa rikomeye ry'ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage. Ibi biragaragaza izamuka rikabije ry'intambara rigamije gusenya no kurimbura abaturage mu buryo bugaragara. AFC M23 irahamagarira abanyekongo bose kuba maso, abagore n'abagabo ndetse no gutanga ubuhamya kuri ibi bikorwa bikomeje gukorwa aho abaturage b'abasivili barimo kwibasirwa ku bushake. Ibitero birakorwa ku mugaragaro kandi bizwi na bose. Ni mu gihe kandi umuryango mpuzamahanga gukomeje guceceka ibintu AFC M23 ivuga ko bishobora gukomeza kwangiza ubuzima bw'abaturage kandi bitagomba kwihanganirwa, bityo rero ikemeza ko yiteguye gukomeza gukora ibishoboka byose mu kurinda abaturage b'abasivile.
Hagati aho amasezerano y'amabuye y'agaciro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Amerika akomeje guteza impaka hagati mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo yaba yaremereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira ku mabuye y'agaciro mu rwego rwo gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare, ariko kandi gikomeje gukurura impaka ni ubwinshi noneho bw'ibirombe bikomeje kwemezwa ko byahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru aravuga ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye guha Amerika byibura ibirombe 26 bicukurwamo amabuye y'agaciro. Byinshi nibyo mu burasirazuba, harimo n'ikirombe kizwi na bose cya Rubaya kizwiho gutanga amabuye menshi ya koruta. Amerika ikaba izahabwa uburenganzira bwo kubanza gucukura ayo mabuye mbere y'ibindi bihugu byose. Ni mu gusubiza ku bivugwa na Amerika ngo nuko Amerika nayo igomba gutanga ubufatanye mu bya gisirikare no kurinda ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Aya makuru akomeje guteza impaka zikomeye, aho bamwe bavuga ko bishobora gushyira umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu maboko y'ibihugu bikomeye, bikabangamira inyungu z'abaturage. Ni mu gihe abandi babibona nk'uburyo bwo gushaka umutekano no gushimangira ubufatanye mpuzamahanga, ariko nanone bikajyana n'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akurura yishyira. Abasesenguzi baragaragaza ko aya masezerano niba ari ukuri kashobora guhindura uburyo umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukoreshwa, kongera uruhare rw'ibihugu bikomeye mu bibazo by'akarere. Ni mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bijyanye n'umutungo kamere bikomeje kuvugwaho cyane, bikagaragaza ko ikibazo cya RDC gifite impande nyinshi zifitanye isano, zirimo umutekano, politiki n'inyungu mpuzamahanga. Hagati aho mu kugezaho updates ku rugamba nuko byifashe uyu munsi, hari imirwano ikomeye cyane hagati ya FCM 21 na Wazalendo muri Walikale. Ni mu gace ka Kanune gaherereye mu itsinda ry'imidugudu ya Ikobo, ni mu karere ka Walikale, intara y'Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu hari kubera imirwano ikomeye cyane kuri iki cyumweru tariki ya 22 Werurwe 2026 hagati y'ingabo za FCM 23 n'uruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuko amakuru aturuka mu baturage bivuga iyi mirwano yatangiye mu gitondo cya kare ahagana ku isaha saa 11 ubwo Wazalendo na FARDC batangizaga igitero bashaka gufata ibice bitandukanye bigenzurwa na FCM 23 muri ako gace. Kuva icyo gihe urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rukomeje kumvikana mu bice byose, ibituma abaturage bakomeje kugira ubwoba. Abaturage basanzwe batuye muri ako gace ngo bakaba kuri ubu ngubu bifungiranye mu nzu zabo batinya gusohoka kubera ubukana bw'imirwano irimo kuhabera. Muri ibi bice bya Ikabo ubundi hari mu maboko ya FCM 23 kandi hashize umwaka umwe inyuma y'uko izi ngabo zisunitse Wazalendo n'uruhande rwa Leta kuri cyane. Kuva icyo gihe umutekano wakomeje guhungabana muri ako gace ka Walikale, ariko kandi kuri ubu amakuru ahari ni uko uruhande rwa Leta noneho rushaka kwirukana mu ruhande rwa M23 muri ako gace bamaze umwaka urenga bagenzura. Mu byumweru bishize hagaragaye iyongerwa ry'ingabo za FCM 23 mu bice bitandukanye, cyane cyane mu cyerekezo cya Kisimba. Iyi migendekere ishobora kuba yaratumye bijyana n'uko uruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo rwifuzaga gufata ako gace. Igaragara neza ko M23 iri kwiyubaka, nabo rero ngo bakaba barahise batangira kuharunda ingabo mu rwego rwo kugira ngo bakumire M23 kwerekeza mu burengerazuba bwa Buruwesa, umurwa mukuru wa Ikobo. Ibi rero bishobora kuba ari byo byatumye ngo Wazalendo noneho nayo itangira kwisuganya n'uruhande rwa Leta, nabo rero ngo bari kuharunda ibitwaro karabutaka. Hari n'ubwoba ko icyo gice gishobora gutangira gukoreshwamo drone. Umutekano ukomeje kuba mubi, bigatera impungenge ku buzima bw'abaturage muri ako gace kamaze igihe kirekire kibasirwa n'imirwano. Twerekeze muri Uvira, turimo turagana ku musozo. N'umujyi wa Uvira urimo ntara Kivu y'Amajyepfo uritegura kwakira ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa teatre uteganyijwe kwa 27 Werurwe 2026. Ibi bikorwa bizabera mu kigo cy'urubyiruko cya Uvira. Nk'uko byatangajwe n'uwitwa Charles Abema cyangwa se Charles Abema watangije iki gikorwa, ngo hazitabira abakinnyi ba teatre benshi cyane bazaba bahagarariye impande zabo. Ati iki gikorwa kigamije gukoresha ubuhanzi cyane cyane teatre nk'igikoresho cyo guteza imbere amahoro, gushimangira ubumwe bw'abaturage ndetse no kugarurira icyizere abaturage ba Uvira, cyane cyane urubyiruko ndetse n'abagore.
Hazibandwa rero ku nsanganyamatsiko ebyiri z'ingenzi, imwe igira iti teatire n'umuco w'amahoro, teatire ijwi ry'amahoro n'ubumwe. Uvira ni umujyi wa kabiri ukomeye muri Kivu y'Amajyepfo kandi ukaba ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'uko umujyi wa Bukavu wirukanwemo uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'imirwano yahuje AFC M23 n'ingabo za leta, hakomeje gushyirwa imbaraga mu kugarura ubumwe n'imibereho myiza y'abaturage. Abakora ibijyanye na teatire muri Uvira baremeza ko kwizihiza uyu munsi ngo bizafasha gushimangira kubana mu mahoro, guteza imbere ubumwe bw'abaturage ndetse no kongera icyizere mu baturage. Hanyuma rero tubihuje wenda n'ibikomeje kugenda bivugwa kugeza ubu, nta makuru yemeza ko mu kibaya hongeye kuvugwa imirwano kugeza muri aka kanya tubagezaho iyi nkuru, ariko kandi igihari ni uko mu mujyi wa Uvira hakomeje kwisuganyirizwa ingabo zitandukanye ziyobowe n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uruhande rw'u Burundi. Amakuru mashya cyangwa se amakuru aheruka yemeza ko byibura abasirikare bagera ku 4,000 ba FDLR, abasirikare benshi bo mu ngabo z'u Burundi, abacancuro ndetse n'imitwe itandukanye ya wazalendo udasize n'abacancuro bose bari kwisuganya bahabwa ibikoresho, aho mu migambi bafite usibye kuba bashaka gusubiza inyuma M23 ngo bakayambura ibice bitandukanye, banafite gahunda yo gutangira guteza umutekano muke ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi twabigarutseho. Hanyuma rero kubakomeje kugenda bambaza niba hari indi mirwano yongeye kuvugwa aho mu kibaya cyangwa se mu bice bya Ruzizi ndetse no mu mujyi wa Uvira nta mirwano ihari, ndetse M23 amakuru yo kwizerwa yatangaje ko ikishize imbere si ugufata uwo mujyi, ariko nanone ni mu gihe ibyo bitero byakomeza uyu mutwe ushobora kongera kwisubiza umujyi wa Uvira noneho ubutazawuvamo. N'amakuru turakomeza gukurikirana, mukomeze mugire ibihe byiza, 5 kuri 5 turakomeza kubana.